Ku bijyanye n'imirire muri izi ntara yaba umujyi wa Kigali naho hagaragara abana bagwingiye, abarwayi bwaki ndetse no kutamenya gutegura indyo yuzuye. Hakaba hakenewe ubukangurambaga bwimbitse kugira ngo abanyarwanda bamenye gutegura indyo yuzuye. Ikindi ni icyavuze ngo gutegura ngo abantu ntibazi gutegura indyo yuzuye. Rwose ndagira ngo iki kintu tukigarukeho. Abanyarwanda ntabwo ari abantu batazi gutegura, ahubwo ikibazo nuko umusaruro bafite udahagije, na duke bafite hakabamwo igice kimwe batujyana mu bidakenewe kurusha ibindi, nko kugura alcohol cyangwa kudakora bihagije. Ariko kuvuga ko umunyarwanda atazi gutegura ibiryo agaburira abana be kwaba ari ukubatesha agaciro. Ndabashimiye. Ikibazo cy'inzara mbe mwatubonye uko tungana uko ni kimwe cy'inzara. Zo ni imibereho tumeze nabi cyane, dufite inzara cyane dushonjesheje imiryango, ubukene sinakubwira. Namwe amaso arabaha mundebere ko hano hirya hino hari akantu k'ikiryo karimo, undebere no mu nkono zanjye ngize rero sinashaka zipfundura uriya mwana azikwereke. Iyi nkono yazatunga abantu batatu ko muyireba namwe. Ubutungutu ko ariko tumezemo, nanze kuturya n'umwana wanjye nkatubikira uriya mutoya kugira ngo ndebe na ataza kuza kurira handi. Ndeba rero icyabi cy'ingenzi cy'ibyo byose nuko umuntu yabona ahahinga. Jyayo tukababaza abayobozi ntibagire ikintu batugaragariza, noneho tukifuza ko banadusura kugira ngo bamenye ukuntu tubayeho imibereho yacu. Ntibadusure, mu by'ukuri turababaza ukuntu badutabara. Tuba twifuza ko ubuyobozi bwadusura igihe cyose bakamenya ikibazo dufite. Mbese ikibazo cyacu dufite inzara, imbeho.